tugiye kwakira the trainer. Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Put your hands together for the trainer. Amashimishi cyane kuri the trainer, ladies and gentlemen. Trainer, umeze neza? Meze fresh kabisa. Trainer, twe tukuzi ngiye kuntu nkuzi nk'umusportif, uri coach, fitness coach, ariko uretse ko wigeze gutangaza ko utagitoza abantu nk'aba, wenda nkanjye wantoza ndamutse nongeye amafaranga, ukaba ufite n'inzu nayita imideri, n'inzu y'imideri, yeah, ikora amasuit n'indi yitwa Intwari collection. Ni imyenda ihenze itagurwa n'ibigwari, bisaba kuba uri intwari kugira ngo uyishyure. Ibyo nibyo ukora. Hari akandi kazi katari kuri sport uretse nyine kuba ufite izo nzu. Nari nibagiye kunagurisha amamodoka. Yeah, izo ziba ziri side hustles uganira business. Nanjye hari abajama babiri mfite muri quartier bazunguza indobo z'ibiraha. Mureke umuntu avuga umuntu wese ufite side hustle ye. Trainer, ni gute watangiye uri mu fitness coach? Kwanza ntago ariko watangiye gute? Uko niko twakubonye. Watangiye ukirangiza secondaire, ni ihe business ya mbere wakoze? Nacuruje chapati Nyamirambo. Nyamirambo, abantu Nyamirambo muramuzi? So nacuruje chapati ku muhanda, ku ruhande rwaho ndari mfite umuhungu wakoraga ubu disc bana, so nabikoze for 8 months. So utuze? Yeah. Ako niko kazi ka mbere wakoze amezi 8. Nyuma y'amezi 8 ukora kahe? Nahise ninjira muri kariyeri yo gufotora. Yeah, byari muri 2014. So kwiga neza mwe muri aho ngaho ntago namwigana ku mpamvu z'umutekano, ariko kugira ngo twumvikane ba bantu bicaye hariya n'abandi bari muri VIP 2014 yego nibwo yatangiye kariyeri y'ubufotographe. Nanjye ndakubwira negeze kuba mu footballer ngewe. Utangira kariyeri y'ubufotographe. Iyo ibigenda gute sasa? Urundi urebye journey yanjye yatangiye muri 2014. So journey yanjye urebye niho yatangiriye, ni nabwo natangiye kuvuga ko nakora akazi nyine nagira icyo nkuramo. Ushobora gukuramo imyenda yo kwambara, ushobora gukuramo inkweto, ushobora gukuramo n'amafaranga yo kwifashisha nk'umusore, you know. So narabikoze kugera 2016 nibwo ninjiye muri kariyeri ya fitness. So icyo gihe nyine before yuko ngewe ninjira muri kariyeri ya fitness, so I had to do training before. Training nakoze is a 6 month kugira ngo nyine ninjire muri kariyeri ya fitness coach. So ntabwo byari byoroshye kubera ko ni ibintu ngewe nari nsanzwe nkunda, kubera nyine nari umusportif. Natangiye gukora siporo kera back in the days muri 2012. So ndavuga ati se why not utabigira akazi? Ntabigira akazi, guterura ibyuma gutyo gusa from nowhere. Kuki ntabigira nka kariyeri noneho nkabyubaka hakagira n'ikintu kivamo ngewe cyangirira akamaro. So ni nabwo iryo zina The Trainer ryaje muri 2016 iri muri arangira. Yeah, The Trainer ni izina ryaje 2016. Yeah. Mbere witwaga nde? Izererorien. Witwaga Izererorien? Yeah. Ubu witwa Roriye? Ako nakaba kanyuzemo.
hanyuma fitness urayikora ugeza ryari? Fitness ntago igihagarara. N'ubu uracyayikora wala? Yeah, ntago igihagarara cause it's a lifetime, you know. Njye maze umwaka mpanga kujya muri gym ariko buri gihe hari ukuntu ngenda ngasanga ntibakoze. Ntabyuka nzindutse ngasanga n'umuganda. Abantu siporo buriya ni discipline mujya mukora siporo. Mambi babwira nk'umuntu byananiye. The trainer hanyuma ibijyanye na fashion, imideli. Ni ibintu byaje ukuze cyangwa wari ufite ibi bintu tubona intwari collection, hari amasuit ukora, harya yitwa gute? Empire Menswear. Empire Menswear. Nta kundi. Ni amakoti. Yeah. Ibyo bintu byaje nyine uri muri fitness cyangwa ni ibintu wanakuranye? Hari ukuntu twiga segonderi twara abamodo bakagenda dutambika ibirenge tuzi ko bizabyara akazi, ubu turacyabitambika tugashaka. Wowe ziriya ide nyine z'intwari collection ni ide zaje ukuze cyangwa warazikuranye? Urebye ibintu bijyanye no kwifotoza no kwambara byatangiye guhera natangira kariyeri yo gufotora, kubera ko narafotoraga nanjye nkifotoza. So ngiye kubaza akabazo gato. Wenda ubu wambara neza. Icyo gihe ko nta nzu wari ufite watiraga nde? Nariyeranjaga. Yeah, nariyeranjaga no muri iyo journey nyine yo gukunda iyo kariyeri ya fashion industry nagerageje kuba umukamasho model, kuzajya nyine tunamamaza ibikorwa by'abandi bafite amaduka y'imyenda, you know. So muri 2018 I came up with an idea yo kuba na focusinga ku myenda iri class y'abagabo, but icyo gihe ntago nari mfite ubushobozi bwo kuba nakora store, you know. So naragumye ndabikora, ariko nyine I had that project mbere ndanayigumana, ndavuga ati okay, maybe igihe nikigera bizakunda. So uzadutamu. Yeah, ariko nyine nagumye nkurikira iyo journey ya fitness, usibye ko fitness na fashion ntago biba biri kure cyane, ni ibintu biba bigomba kujyandana, you know. The trainer niwe muntu nabonye ufite company we yamamariza. Urabona hari umuntu yaharinze ngo namutanze umuntu mpakazi, nimba ari ikota araryambarira, nimba ari ishati akayiyambarira, biriya bintu wagiye uduha akazi wenda yinduka yirengagiza. No, so wambaye igitenge design, so wambaye Empire Menswear. Hagati aho ngaho reka ndeka kumusubiza atari nyakira ha. Ariko nambaye ibyo ngibyo yaravuze. Empire Menswear. Donc ngende umu francophone cyane, quand même troncome fourchette akona kari gacemo. The trainer muri iyo journey yawe, aba photographe bakunda kwamburwa, aba photographe bakunda gufotora. Wigeze ufotora hibiriyo? Oh yeah. Hari kiraka kikiriye wakubise? Oh yeah. Icyo ubukwe waragikubaza ariko? Yeah. Kandi bambwiye ko ibiriyo bihemba neza kurusha ubukwe. Buriya bari kubaza neza. Nanjye kukubaza ni iyihe experience ufite ku kazi kawe? Reka nkubaze gutya, uri umufotographe, uri ukora photography, wigeze nyine utekereza kuba wabihagarika bitewe na challenge zirimo? Yeah, even the whole journey yari challenge cause nta bikoresho, you know. So waranatiraga? Yeah. So ntago nari mfite nyine equipments, ntago nari mfite kits za photography, so nagombaga gutira igikoresho kimwe nkifashisha ikindi wenda cy'inshuti, you know, kugira ngo mbashe kuba na delivering amafoto, kuba na editing amafoto. Yeah, so izo nazo ni challenges, kubera ko hari igihe wowe wateguraga nka photoshoot, cause ngo muri 2014 wasangaga nyine abantu bari guprepara photoshoot, ukavuga ati iyi date ni ngiyi tuzifotoreza mu Kiyovu,
iyi date ni ikagera nta kamera ugira. Yes, so ugasanga nyine wa prepare tuvuga urugero nka photoshoot, nta kiti ubonye nyine ugasanga nka nyiri kamera ijyanye mu bukwe cyangwa mu kindi kirabo. Gutira ndabyumva nanjye ndazitira. Ariko the thing is hari abantu bakubona social media, the trainer mu bantu bakoresha social media neza cyane mu mukomera amashyi. Mujya mumureba ndabizi. Ariko hari abantu babifata nko kwirata. Ujye kutubwira wowe ukuntu bifata. Umuntu wenda arara nk'iwabo w'uyu nguyu akabona urabyutse urashashe amashuka n'ameshe pe, kuko hari abantu bazuminga bagasanga kabisa ni sawa cyane. Ugiye mu gikoni inyamura zikatakuye, wenda uyu yaburaye. Ziriya video ufata, hari abantu bazifata nko kwirata, hari abazifata nka lifestyle umuntu abayemo bakumva ni sawa. Wowe uzifata gute? Kuki uzifata kwanza? Urebye hari ababyita gatwiko, reka ngoresha ni routine ya buri mugabo wese, you know. No kuvuga ngo umugabo first of all agomba kurangwa n'isuku. Icya kabiri agomba kuba ari obsessed n'akazi, you know. So niba wowe ufite lifestyle itandukanye niyo ngewe mfite, wenda tuvuga urugero wowe ntabwo ubyukira ku gihe, hari ibintu skippinga ku munsi, kuko sometimes hari igihe ubona like ndabyutse mu gitondo nditeguye ngiye muri gym, mvuye muri gym ngiye mu kazi, you know, like ni routine y'umunsi wose. So wowe rero uhita wumva bigucalenginza ukavuga ati okay, this guy niba ashobora kubyuka mu gitondo agakora kino na kino na kino, umunsi ukarangira, and then ukabona life yiwe iri successful, you know. So kubera iki ngewe nashobora kubigenza gutyo? Kwako ngewe ibyo nkora byose ngewe mbikorera young generation, cause abantu bakuze n'ubundi bo barakuze, you know. So murakoze wowe ubikorera young generation, ubona baba inspired cyangwa bumva nabi? A lot. Hari abantu wa challenges a lot. Hari ikibazo nshaka ugendeye kuri experience yawe. Hano hari umujene utaribona mu buzima, nyine udafite wa undi ubyuka atazi ngo ndakora iki cyangwa ndaherutse iki, cyangwa se nyine utarisobanukirwa. Ugendeye kuri experience yawe, niye nama wagira umuntu utarisobanukirwa? Niye nama wagira umuntu uri mu nzira y'iterambere rye ariko nawe utararigeraho? Okay, so mbere yuko ngiye ngusubiza icyo kibazo, first of all ugomba kumenya ko wowe ubuzima bwawe nta wundi muntu bwubakiyeho, kandi twese dufite calling hano ku isi. So mu gihe wowe utari gukoresha neza calling yawe, nta kintu uri kumarira society. Kandi no kuvuga ati mu biranga umuntu hagomba kuba ari responsable y'ikintu runaka. So sinumva ukuntu wowe ushobora kubaho you're just there, uri kubaho nta kintu na kimwe ufite cyo gucesinga, uvuge ngo okay, ndabyuka gutya mu gitondo ndasettinga iki kintu, then boom ndakibreakinga, tomorrow ndasettinga indi goal ndayibreakinga. So you are just there, you are living. Urabyutse mu gitondo kubera ko ufite umuntu wowe uri mu nshingano ze, uri kubyumva, uri mu nshingano ze, urumva ko ubuzima ari ubwo ngubwo. So ubuzima ntago ari ubwo ngubwo, ubuzima ni ukurwana ugatsinda cyangwa ugatsindwa, watsindwa ugakuramo isomo, watsinda ugakomeza. Niyo mpamvu ubona abantu bafite ibintu bagezeho batajya basinzira, ukavuga ati okay, this guy kubera iki mbona ahorana stress, cyangwa ukajya kubona ukabona afite ikibazo wenda cya pressure cyangwa iki. So we abaho nyine arimo ararwana. Hari abantu batarisobanukirwa mufata isomo. Hari akandi kantu nshaka kukubaza. Hano harimo abajene bakoresha imbuga nkoranyambaga. Social media umuntu uzamutunga? Bitewe n'uburyo wayikoresheje.
bivuze ngo bitewe n'ibyo uri gushyiraho. Yes. Abashomeri tuvuga ngo we. So we oye ninde bivuze? Uriya we kubera inzara y'ubushomeri. Rero ndashaka hano tugiye kwakira ibibazo abantu bafite ibibazo byo kubaza the trainer. Hari ikibazo gikicaye hariya. Hano hari ikindi. Reka nakire Kamanda muri studio twakira ibibazo bibiri bya public. Kamanda. Banguka hano mwakire Kamanda muri studio. Icara barakugeraho Kamaro. Reka nza ngugereho. Icara we nk'umuntu w'ingira Kamaro baraje bakugereho. Mujye mureka ngire n'amahirwe yo kugera kuri stage. Hanyuma Merci mu mategeko y'ikoti iyo wicaye urarifungura sinzi impamvu utakopera. Je niza amategeko y'umuhanda bro. Icaye urafungura uhaguruka. Ibyo se muri provisoire barabyiga. China. Big up. Amahoro kabisa. Yewe ndi umufana wawe. Nanjye ndi umufana wa kariyeri yawe. Ni bafana. Wowe ntago wagufana abafana kariyeri? Uhamugane. Merci ngira ngo turagira ngo uhere kuri Kamaro pe ikibazo cye gigomba kuba gikomeye. Reka tubanze twakira ikibazo cyicaye. The trainer. Yes. Nkubona nk'umuntu wambara amakositimu menshi cyane ugaragara nk'umuntu upromotinga fashion hano mu Rwanda ndetse ukaba una training abantu kugira ngo bagire fitness cyangwa se bagire body meze neza, ariko tukakubona no mu zindi sectors zitandukanye niyo ngiye tubona uri umutetsi wait uri umutetsi uri the trainer uri umusashi ucuruza amashuka urumva nyine ndashaka tumenye ikintu cyanyacyo ukora urumva noneho n'abantu ubenspire babwire ati ngewe ndi the trainer navumbuye ishuka mu Butaliyani imeze gutya na gutya umuntu aryama ikamuvura stroke cyangwa ibindi bintu runaka ngewe mbona ibintu byinshi urateka ukata inyama uri mu kanya ukerekana ibitanda aha uyu nguyu ikibazo afite ntago turabanza dusubize cyangwa ariko wabusubiza reka asubize. Okay, so nanjye nakubaza mbere yuko ngusubiza. Ndasasa, ndateka, nkora amakote, nambara amakote. Ese wo gukora ibiganiro uri umunyamakuru? So ibyo ngibyo ni ubuzima umuntu acamo bwa buri munsi. Hari n'igihe ubikora atari byo bikugaburira, ahubwo no kugira ngo ngewe nse nk'ukwereka inzira, you know. Ahubwo Kamaro niba mu bintu ukora udasasa wowe ufite ikibazo. Kamaro icara turaje dukomeze. Reka twakira ikindi kibazo. Trainer. Yes. Ikintu nashaka kukubaza, umuntu ashaka kwiga kudoda wamufasha iki? Ikindi cya kabiri, ese birashoboka ko umuntu ananuka cyangwa se atibiro nta protein? Nakuyami Tari Merci. Birashoboka kuba wananuka nta proteine wakoresheje, ahubwo proteine ziva mu biryo bisanzwe biri naturel. Hanyuma ku bijyanye no kwiga kudoda, nshobora kukurangira ishuri rya kwigisha kudoda, gusa abakozi banjye ntago bigisha kudoda. Atelier divin. Nibyo nanjye nahoze mvuga muri Atelier divin ibyo bintu barabyigisha. Barabyigisha. Hari ikindi kibazo cyangwa twagana ku musozo? Ikihe? Ariko Hamza kogosha. Hamza urabaza urogosha wokora iki? The trainer. Yes, please. Meze neza? Yes. Ngiye cyo nashaka kukubaza. Inzu yawe y'imideri ifite ubushobozi bwo kwambika ceremony yose, ubukwe. Yeah. Uko abantu baba bangana kose. Yes. Turakugana vuba. You're welcome. Thank you.
abanyamakuru muze kwandika ngo Hamuza wogosha Hari yaraye ikibazo? amenyekanishije ko afite ubukwe bya vuba. Murakoze. Ikibazo cyanjye watangiriye kuri capati. Yes. Uyu munsi uri gukora amasuti kandi ahenze. Yes. Ni iyihe nama waha umujene uyu munsi ufite amafaranga yita ko ari make utayashoye kandi wenda yashoye nko muri izo capati ashobora kugera kuri izo suti ukora? Icyo ni icyambere. Mbere yuko usubiza tujye dutandukanya. Ari umuntu ushobora kubyumvira nko kuri YouTube akagira ngo ayo makoti yadoze muri capati. Tugerageze ngo yahereye kuri capati ngo umuntu ngo ahera kuri capati akagera ku masuti. Capati nuko avuze capati twumva ko ni ikintu kigura amafaranga make cyane, ariko uyu munsi afite ikintu gihenze. Bishatse kuvuga ko uko yazamutse akora capati akajya no ku bindi byamufashije kugera ahageze. So ni iki yafasha cyangwa yabwira urubyiruko ko rushobora kuva hasi rukagera ahageze? Icyo ni icyambere. Cya kabiri, ngira ngo uri umubyeyi, muri ibyo bintu byose ukora ni iyihe nama wagira abapapa batita ku bana babo ngo kubera inshingano nyinshi? Urakoze cyane. Kamere kuri icyo kibazo cya mbere, kubera ko 80% y'abantu bari hano barakeneye kucyumva, yaba aba young entrepreneurs, yaba abakora izindi kariyeri ziri ku ruhande, you know. So ubuzima twese tubaho turi gushakisha, you know. So niba mfashe umuntu uri obsessed with work hariya, uri obsessed n'akazi, nkafata n'umuntu uri obsessed no guhavinga fun nkamushyira hariya. So those are two different people, ariko bafite goals zitandukanye. So wowe nk'umuntu wicaye hano uratoranya guhavinga fun, urabizi neza ko nta kintu uri bukuremo. Wowe cyangwa ugatoranya line yo kuvuga ati okay, let me be obsessed with work. Urabizi neza ko outcome iri buve mu kazi ari kuba wowe watera imbere cyangwa se wahinduka ukaba undi muntu. So it's easy kuba wowe wafata decision mu buzima bwawe ukavuga ati okay, let me take this path kugira ngo ngiye mpindura ubuzima bwanjye, cyangwa se let me stay muri uno murongo mbizi neza yuko nta hantu na hamwe ushobora kungeza. So izo ni decision twebwe to making mu buzima. Niyo mpamvu ubona umuntu umwe ufite miliyoni ayirya igashira, undi yicara akavuga ati okay, nshobora gukora umushinga w'inkoko umereye ku 300 nkazamuka. Undi akavuga ati okay, let me stick on this small business, tomorrow izampesha ikindi kintu, you know. So kuri no si nta numwe wigeze ugira calling yo kuza ngo avuga ati okay, ngiye trainer nzambika amakoti gusa. Niyo mpamvu tomorrow uzansanga no mu bindi, uzansanga mu mamodoka, uzansanga muri different companies, you know. Like kubaho no gushakisha, uhora nyine ucreatinga ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo kimwe nuko ibibazo biza bitandukanye na challenges. So now you have to come in different form, in different look, you know. Nibwo ubuzima nawe ubu challenging. Aba CEOs bari hano barabizi. No kuvuga ngo ushobora kuba ufite business ubizi neza ko hari amezi agera ukabutabasha gukavaringa abakozi ba ufite, even the house rent. So you have to look for izindi mbaraga ziri outside of the business kugira ngo covering your business kugira ngo igume ihagaze, you know. So n'ubuzima nabwo niko buba bumeze. Wowe ushobora gutangira tuvuga urugero ucuruza amazi ariko ukayareka ukavuga ati okay, today ndacuruza amazi ariko ndabizi ko target yanjye ejo ari ukopeninga a restaurant, you know. Ukavuga ati okay, reka mbe ncuruza amazi kugira ngo nzabone igishoro cyo gukora ngewe ibyo nifuza, you know. So ubuzima rero uhora wiga ucreating. So nta kintu na gito kiba
I mean nta kintu na kimwe wagerageje gishobora kuba gitoya mu gihe wowe ufite umutima wo gushaka. Kandi Imana ifasha abantu bakora. Imana ntabwo ifasha abantu babyuka saa 5 saa 12 bakajya kunywa inzoga, you know, so life yabo iguma iri kwa kundi. Niyo mpamvu uvuga ati okay, this guy naramubuze, tomorrow ukamusanga aratwaye ameze neza, akavuga ati okay, this guy byagenze gute ko life yiwe yahindutse, you know. So ubuzima rero nta kintu na kimwe gitangira ari gitoya, kubera ko even me nubwo ndi kuvuga imbere yanyu mwese ibintu byose byatangiye nyine like that guy uvuga videos bra 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 bra, you know, ariko wowe yuzi icyo ushaka ukurikira iyo path. Niyo mpamvu nicaye hano. Thank you so much. Hanyuma ku kibazo warubajije cya kabiri, umugabo wese aba agomba kumva ko ari umutware, yaba abamukomokaho, yaba kuba responsable niyo baba batamukomokaho, famiye yose, even if abakubyara abagira ute. So uba ugomba gufightinga aribo uri gukorera, nubwo challenges zibaho mu buzima, ariko ntago uba ugomba guta inshingano. Ni nabyo karengewe navugaga, iyo ubaho wowe wiha responsibility, nko kwa kundi ushobora kugenda ukavuga ati okay, reka mfate uno mwana muri famiye mwishyurire, kwa kubona ko nta muntu akeneye ubwo bufasha, nta muntu undi muntu wamureberera, you know. So nukwiha inshingano. Mu gihe rero no wowe uri kwiyambura inshingano, ntago you know, ntago ariko masculinity imera, you know. Thank you. Arakoze cyane. Hari ikibazo kimwe kikwicaye inyuma Merci. Hari ikibazo cyicaye inyuma. Ikihe? Ni icyanyuma. Nicyo cyicaye. Amasaha yagiye turashaka kwisekera. Ni ikibazo kimwe. Bibiri? Mwe mufite ibihe bibazo ko n'amafaranga mufite mwebwe? Wayarata muri aba CEO namwe. Reka twakire ikibazo hano. Murakoze. Nje ndashaka kubaza, twamenya aho yavuye ariko ntitumenye neza aho ageze. Nadusobanurira ahantu ageze, atugereranyiriza tubwire ibyo akora, nibura singombwa atubwire konte yuko ingana, ariko dukeneye kumenya ari ku ruhe rwego ku buryo natwe twamwigiraho dukurikije aho twumvise yavuye. Murakoze. Wowe urashaka ko avuga amafaranga afite, uzi ko atarenga hano wamenya uramutipa akora iki? Reka twihutishe. Reka twihutishe, reka twakire na kiriya kibazo kimwe tuhite tubisubiriza rimwe dusoza. The trainer. Yes please. Evan, salama. Yes. Tugize amahirwe yo kukubona. Ngiye rwose nashaka kuzakubona, ariko ni byiza. Ngiye rero nashakisha udufaranga kugira nzanga bambwiye ko meet tonight turimo. Ngewe nigeze kukubona ugaragaza ikintu cyitwa $1 kandi narari rose iryo joro. Mbabarira nzatera ikirenge mbikwereke ko nageze kure. Ngewe uzame $100 ibindi nzabigendaho. Yewe ndwanaho kabisa, ibindi nzabyimenyera. Mfasha ku isi mu ijuru nzimenya. We ni ikibazo abajije, ntago ari ubusabe. Ikibazo ntago hano twaje kubaza ibibazo. Ukeneye $100 nyaguhe nawe? Umutipe yarakaye, we n'amafaranga mashasha nawe ufite wowe. Reka dusubize ibyo bibazo. Hano harimo ibibazo ngira ngo birarangira. Uraza kuma za ambulance. Duhe umwanya the trainer agira icyo avuga. Ambulance uraza kuziba. Ibibazo bya nyuma byose bije ari amafaranga. Cyambere kirashaka kumenya balance. Iba ari momo, niba ari ngo ni kuri konti. Icya kabiri ni ubusabe bw'uriya mujene ngo yakubisinze ibipfunsi. Ashaka udufaranga dutuma abona ndi menshi. Ngo rwose ni we yagira. Umwanya ni uwanyu. Ashaka $100 yo gukora nk'igishoro yo kugira gute?
first of all ibyo ngibyo ubwo ushobora kuba utumvishe like ibyo navuze mu kanya kubera ko kuba wabashije kugera hano ntabwo ari uko ayo mafaranga uri gusaba wayabura. Wumva uze kutwandikira email isaba ayo madolari tuze kugusubiza ko ibyo bikureba. Igisubizo muri make nk'uko yabivuze haruguru kiravuga ngo wari gufata iryo 10 bya VIP ukarijyana muri capati rikazavamo amadolari 100 none wahisemo kuza kumureba. Ugomba gutandukanya guhavinga fun no gukora business. Kizere cyawe ntago kigukijije. Hanyuma hano hari ikibazo cyanyuma cy'aba bagabo basa twihuta. The trainer. Yes please. Nari mfite ikibazo nshaka kukubaza. Yes. Muri buri business cyangwa se muri buri gahunda umuntu agiye izamubyarira amafaranga hazamo challenge. Yes. Urabona ukora amakote ejo tukakubona uri muri gym. Yes. Ejo tukakubona uri gusasa uburiri bwiza cyane bw'umweru. Urumva kandi ikintu cyitwa gasuku ukacyitaho bya hatari. Nta na rimwe urumva abantu muri bwa buryo bwa challenge bavuga ati aka gatipe gashobora kuba ari akaraya cyangwa se ngo urapfura. Dusobanurire niba ari byo niba atari byo babwire. Urumva iyo myumvire y'abashobora kuba batekereza gutyo sinabyita nka challenge ahubwo ikibazo ni icy'abatekereza gutyo kubera ko bakabaye bo ahubwo babona ko ari bwo buzima umuntu w'umugabo yakabaye abamo kubera ko sinumva ukuntu kugira isuku bishobora kuba ikibazo. Sinumva ukuntu kuba wagira isuku wakwambara neza bishobora kuba ikibazo kugeraho umuntu ashobora kuba yatekereza mu buryo buri negative. So ndumva ngewe atari challenge, you know. Amashyi menshi cyane kuri the trainer. Reka turekere aho ngaho umwanya w'ibibazo ladies and gentlemen. Ibindi bibazo tuzabisubiza. Wakoze cyane kubana natwe. Amashyi menshi cyane kuri Promise Commander na trainer.